isashimwe njyewe minister ukuri nkunda abuso ukuri nkunda ari message mfite y'abayobozi b'itorero rya Yesu Christo. Haleluya. Kandi bije bivuye ku mutima, bivuye muri experience, bivuye n'ibyo mbona nahura nabyo mu nzira mu bayobozi. Haleluya. Najya nkubwira ngo we muyobozi uvuga ngo umuyuni uyobora itorero cyangwa se mu cyumba whatever itorero uko riri kose aho riri ari kuvuga uti ndi umuyobozi warasizwe n'intarasigura ko umuyobozi nagira mbabwire ngo message yanyu benshi turayobora ariko tukayobora mu mafuti, mukayobora hejuru y'amarira y'abandi, mukayobora mwibye abantu, mukayobora mwakomerekeje abantu, mukayobora mubeshya. Imana itubarire. Ibintu abayobozi bakora mumenye yuko igihe kizagera tukabyishyura. Ibintu wubakiraho, nimba wubakira ku mafaranga y'abandi uyarya ubabeshya uzayishyura. Nimba uryamana n'abantu mu rusengero uri umuyobozi uzabyishyura. Abayobozi bafata abagabo bafata abayobozi b'abagabo bafata abagore babo nabi, wakwinjira ukaba uri umwami ariko iwawe ukaba uri igisimba, Imana izabahana. Kuyobora ugafata ibintu bya Yesu ukabishyira muri Yesu ariko uzi neza yuko byose ari ibyawe kugira ngo bakubahe bakuhe ibyubahiro, ariko uzi ko ufite ubuzima butari ubukuri, Imana izabahana. Imana izaduhana. Uko tuyobora ngo abantu bayobe ngo ubuzima byinshi azabazwa byinshi. Nakoze video mu cyongereza mushaka kuvuga mu Kinyarwanda bisohoke nk'uko byasohotse mu cyongereza, ariko message ni iyi: benshi murakomeretsa abantu kuko muri abayobozi mukumva nta kibazo, ukumva Imana izabyumva, ariko nambwira ngo haranditse ngo ukomeretsa ukore gukomerekwa. Burya iyo umuntu yakomerekeje cyo kibazo, abo ni wakomerekeje undi, mukamuri abayobozi ko mukomeretsa abanyitorero. Benshi mwaramanipiye, murababeshya, murabarya, mubiba amafaranga, mubabwira mu izina rya Yesu, ariko igihe kizagera umuntu yishyure ibyo yahinze. Ushobora kubeshya abantu, ushobora kubeshya itorero, ukigira mwiza, ukigira hatari, wakwinjira agafata amashami bakayashyira hasi nk'uko yayikoreye Yesu, ariko uri ibandi, ariko uri umusambi, ariko uri umubeshyi, uri umugome mu mutima, uri ikirura bavuga mu ijambo ry'Imana, ariko cyambaye umwenda w'inama. Ubundi gushaka amagambo mu Kinyarwanda sibyo, ariko najya nkubwire wowe w'umuyobozi uri kuyobora itorero, ukaba uri kuyiyobora uko ushaka, kugira ngo wubahwe gusa, kugira ngo icyubahiro kikugeho, ariko uzi neza yuko ibintu ukora bidahesha Imana icyubahiro uzabyishyura nutihana. Kandi kwihana rero si ukujya gusenga mu cyuma ngo bana mbabarira whatever, no. Abo wakomerekeje ukabasaba imbabazi, abo uzi neza ko wakomerekeje ukaba bizi ukabasaba imbabazi, abo wibye amafaranga babizi kandi babibonye bikabakomeretsa, ukajya kubasaba imbabazi kandi ukayabishyura. Nimba utayafite ukababwira uti ntayo mfite ariko ndi kuyashaka, namenye ko nakosheje, narahemutse, narabeshye, naracumuye ku Mana. Kuko ikintu cya mbere ukoze aho twibeshya, wowe wumva ngo ni deal yawe hagati y'umuntu n'umuntu, ariko ni imbere y'Imana. Mu gihe ikintu cyose wagikoze uvuga ngo uri umukristo, igihe cyose wagikoze uri mu izina rya Yesu Christo, ujye umenya ko umuntu wa mbere uba uhemukiye
ucumuyeho n'Imana, kandi tuzabyishyura. Nta blage ibi twihaye byo kumva yuko icyo dusorobye icyo duhinze ntituzagisoroma, turibeshya. Kandi business yacu rero ntabwo ari hagati y'abantu n'abantu, ni hagati yacu n'Imana, kuko twaje mu izina ry'Imana, twaje mu izina rya Yesu Christo. Ibyo dukora byose twabikoze hagati yacu na Yesu, tubikorera abantu kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ikintu cyose wakoze rero waramenye Yesu, uzi ukuri, ngo ntabwo tuba tukiri impumyi, ngo tuba twafunguye amaso. Haleluya! Imana izakitubaza nitutihana ngo dusabe imbabazi, duce bugufi, twemere yuko twacumuye ku Mana tugacumura ku bantu bayo. Benshi mufite amadeni y'abantu mutishyuye, mwabafashe amafaranga, mubeshya ngo ni amadime mu icyacumi mutanga, bakagitanga ariko ntacyo mugikoresha mu rusengero. Ni ukugira ngo ubu ndi kubwira abiyizi hano, si bose babikora. Ababikora banyumve, bumve yuko Uwiteka yamanutse aje kubabwira, nimudahinduka muzabona impinduka vuba aha ngaha. None ikibabaje, nurimbuka uzapfa, uzarimbuka, ntuzajya mu ijuru. Ministeri yawe uri gubuildinga ku izina ryawe kugira ngo umenyekane, kugira ngo nta kizafatayo, nta n'ibwo izakurinda, kubera ubugome n'ibyo ukora mu mitima bidahuye n'ijambo ry'Imana, ahubwo uri ibuye rikomeretsa abandi bajya mu ijuru, ribuza abandi kujya mu ijuru. Ijambo tuvuga ngo we will be offended. Offended mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo tuzahemukirwa. Ibyo bigomba kuba, turi mu isi. Mu isi umuntu wese afite uzamuhemukira, nawe ndetse ufite uwahemukiye, niko biri. Ariko ngo haragowe wa wundi uhemukira abandi, kuko iyo twamaze gukizwa hari ibyo tutagikora, hari ibyo tutatongera gukora. Haleluya! Rero ukaba uri umukristo uhemukira abantu, kandi uvuga ngo uzi Yesu, none ukavuga ngo uri umuyobozi. Ubuyobozi Imana iduha ntabwo ari gukandagira abantu, si ubwo kuryarya abantu, si ubwo kubeshya abantu, si ubwo kwiba abantu, si ubwo kwishyira hejuru abantu babubahe. Ariko munsi uri igisimba, uri ikirura cyambaye umwenda w'intama. Tweke tukagira ngo turi gukira mu mikino, kuko ndi kubikora mugenzi wanjye ntacyo yantwaraho. Mfite power yahe? Ko power ya Yesu, nkuko navuze nyine. Yesu rero nuri kuvuga uri babona ibyo ukora wihishe, bizashyirwa ku mugaragaro, kandi nabwo nibishyirwa ku mugaragaro niwihana ugakomeza winangira umutima, uzapfa urimbuke, ntuzajya mu ijuru. None tureke n'ibyo, hari n'ingaruka uzagira utakagombaga kugira ukiri ku isi. Ariko umvuye mu marira y'abantu wahemukiye, amarira agahinda k'abakristo wibye, wahemukiye, mu ijuru ariyo. Abantu bashaka kukwihorera kuko nta power bafite, cyangwa se barabihaye Imana, barasenga rega, ariko igihe cy'Imana kiragera. Bayobozi rero muvuga muyobora mu izina rya Yesu Christo, twese ndetse twisuzume, turebe ko ibyo tuvuga ari byo dukora, nako ibyo Imana ivuga muri Bibiliya ari byo dukora. Haleluya! Benshi mureba ibibazo byanyu, amadini mukayuzuza, ari kugira ngo mushimishe iraha y'imibiri yanyu. Benshi mumanipira abakobwa mu rusengero, mukaryamana nabo, ubwo urumva iyo nzira uri kujyayo. Benshi nanjye bisubiyemo, murafite amatorero, muri abagabo bari kumutoteza abagore banyu, menshi mwarabataye, kandi ngo muri abayobozi. Imana itubabarire, ariko si message yo kubabarira, ni message yo kugira ngo twihane, umuntu yisuzume ubwesukuru, umuko bwesukuru bw'ubandi burara,
uri mu rusengero mu bayobozi, Uwiteka arahamagara mwihane, twihane, twisuzume, tutabera ibuye abandi ryo kutajya mu ijuru, uretse ko bitanashoboka, kuko Imana iyo ibonye umuntu warenganijwe iramurwanirira. Muzarebe muri biri ahantu hose umuntu wakiranukiye Imana bakamurenganya, Imana iramurwanirira. Kandi niyo yapfa ajya mu ijuru nka Stefani, agenda mu ijuru anezerewe. Rero isuzume kandi kwihana. Rero wowe tuvuge wabyumvishe, wasanze kweri ibi mvuga urimo. Kwihana si kujya mu cyuma ngo mbabarira Mana, ni ukumenya abo wabeshye bazi neza ko wababeshye barahari, abo wakomerekeje babizi neza, ugaca bugufi abo wibye, ukabasaba imbabazi, ukabasubiza amafaranga yabo. Nimba utanayafite wati nayo mfite ariko ngiye kuyashaka. Uwo wasambanyije ukamusaba imbabazi, uwo wahemukiye, kuko izo ntama mugenda mwangiza hirya no hino, ibisebe mutera intama zaje kuri Yesu zigana wowe, zizi yuko uje kuzihumuriza, ahubwo ukazibera igisebe. Uwiteka azabahana, azaduhana. Tureke gushushanya kuba ufite ministeri zikomeye bakubaha ntacyo bivuze, icyubahiro ni icya Yesu tayeri. Ariko ureba uti si ibi byose biri kuba, njye mpagaze usuzuma abantu, uvuga uti nicaye nzi neza ko ntari umuhemu imbere y'Imana, ntacumuye Imana. Kuko twebwe twibesha kenshi ko iyo ari ibintu byabaye hagati yanjye y'abantu babiri, Imana ntibibagirwe ko iyo wacumuye ku muntu kandi ukaza mu izina rya Yesu Kristo, uri umukristo, uba ucumuye ku Mana. Uruka kuri igihe Paul agiye ku musozi ngo agiye kwica abakristo, Yesu yaramanutse aramugenderera, aramubwira ati why are you persecuting me? Kubera iki uri kunyica? Mu Kinyarwanda yes, persecuting nko kwica nyine, kugira nabi. Kuki uri kungira nabi? Ntabwo yavuze ko uri kugira abakristo nabi, kuki uri kungira nabi? Kuko iyo ugiriye nabi umuntu, cyane cyane Kristo mugenzi wawe, ubugiriye Yesu nabi. N'ahandi Yesu yavuze ati mugende mwankozi zibi, nshonje nimwangaburiye, nimwagize gute? Mwumva, kuko iyo tubaye aba Yesu tuba tubaye umwe na Yesu. Icyo ukorera mugenzi wawe muri Yesu rero, umubeshya, umwiba, umwesikoka, my dear, ni byinshi buriyizi nawe ujye umenya ko ari kuri Yesu. Yesu rero ntabwo azakihanganira, kuko Yesu arwanirira abe. N'abatavuga rero bivuga ko utabakurikije, urabaza abo wagize, abo wagiriye nabi, witwa ngo uri umuyobozi w'itorero cyangwa uri umukristo. Ariko uyu munsi amarira yawe, agahinda kawe, Uwiteka yakumvisha. Uzi ubwenge wakwihana, ugasaba imbabazi, ugaca bugufi mbere y'uko Imana iteguye kubaho. Si ukugutera ubwoba, ibyo duhinze turabisoroma, niyo tegeko, ni itegeko, kandi utazapfa ukarimbuka. Ubuyobozi Imana yaduhaye si ubwo kwangiza, mu izina rya Yesu Kristo. Oya, ureba neza ubuzima bwawe, wisuzume uvuga uti aha mpagaze ndahakwiye. Ubundi nusanga kweri utsinzwe, wihane, usabe imbabazi, kandi wishyure ibyo wibye abandi. Naho usanze uhagaze neza, ukomeze, Imana ibahungisha. Yari ukuri mu nda, ufite ikibazo ambaze, nta kibazo. Naho dufite Imana ngo ireba aho abantu batareba. We byabayeho ntirwanire, reka Imana ikurwanirire. Dufite Imana yumva, Imana isubiza ku gihe, kandi twese yo ya revenge. Oya, uku ni ukuri kw'Imana. Nta kintu dukora mu isi ngo tuzareke kugisoma. None mu izina rya Yesu Kristo, ni ibintu bikaze.